abazi aho yadukuye iriya ntumwa y'Imana turahazi. Twe tunasaba ahubwo icyanaduha mu Rwanda hakaba ingoma ya cyane, akaba umwami kuko ibyo yakoze n'ibyo akora bimwemerera kuba umwami, akaba umwami w'Abanyarwanda. Buri gihugu cyose muri Afurika giterwa ishema nawe, biba bifuza bavuga ati uwaduha basi nk'umuyobozi nka Perezida Paul Kagame akatuyobora nk'ukwezi kumwe. Ayo mahirwe ntibayafite, ariko twe tuyafite, ntabwo turimo kuyakereza. Utaza agaciro k'amaguru arayadihisha. Muze dufatanye kurwubaka, nta wundi uzaza kurutwubakira. Nabo bantu birirwa babashuka hirya no hino ku isi hatandukanye ni inyangarwanda, ni abakoroni icyabo ni ukubahondanya imitwe bakabona musubiye aho mwavuye mugiye mu ntambara. Twe turashaka kwavansa tugakomeza imbere. Muze rero dukomeze kubaka u Rwanda rwacu twifuza, abanyarwandakazi muri hanze y'ibihugu hatandukanye, abari Buraya, abari Aziya, abari Europe no mu yindi migabane itandukanye. Muze dufatanye kurwubaka n'urwacu. Buri munyarwanda wese mu bushobozi afite dutanga umusanzu wo kubaka u Rwanda rw'inzozi z'Abanyarwanda. Duterwe natwe twitere. Oya, u Rwanda nta warusenya tureba. Oya hoya kirazira. Aho twavuye nitwe tuhazi, kandi utazi yava ntamenye yajya. Twebwe rero ntabwo twifuza gusubira inyuma. Tugiye gukomeza tujye tuganira kuri Bandebe Empire, turebera hamwe ibigenda neza dushime, turebera hamwe ibigenda nabi tugaye, mu rwego rw'ubumwe bwo gukomeza kubaka igihugu cy'inzozi z'Abanyarwanda. Murakoze, murakarama, mukore subscribe kuri Bandebe Empire, dukomeze kwiyubakira u Rwanda rwacu twifuza. Ndabakunda cyane.